ry'Imana muri Yobu ibice 5 ku murongo wa 12 haranditse ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Haleluya. Yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Reka mvugane nawe, hari incakura zabaye ku buzima bwawe, zibugendamo, zibubamo, zimenya amateka yawe, zimenya uko urya, zimenya uko ugenda, zimenya ibyo wambara. Reka nkubwire, nta muntu ujya uguhemukira atakuzi. Umuntu waguhemukiye ni ya nshuti yawe mwasangiye, ni umwe wagaburiye, ni umwe wagiriye neza, ni umwe wambitse, ni umwe wabwiye ibyawe ukamubwira amabanga yawe yose nta na kimwe usize. Uwo niwe wasubiye inyuma ajya kuguhemukira, agutera icumu, akuvuga amagambo mabi cyane. Ariko Imana ishimwe kwijya yica imigambi y'incakura kugira ngo zidasohoza inama zazo. Nari mvuze ngo Uwiteka Nyiringabo Imana akwicira incakura ziri ku buzima bwawe. Hari incakura ziba mu buzima bwacu tutamenya, zituvuga nabi aho tutari, zituvuga nabi mu bandi, zikatuvuga nabi aho twari tugiye kubona amahirwe, zikatuvuga nabi. Imana itugirire neza. Erega ntabwo ari uko wabuze umugisha, ahubwo nuko hari abantu bakuvuze nabi